Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Itangazo ni irya NESA. NESA yatangaje ko abanyeshuri bazatangira ku itariki 8 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2025. Amashuri akazatangira amasaha ya saa moya za mu gitondo. Nibwo abanyeshuri baba mu cyiciro kibanza, ikisumbuye nibwo bazatangira amashuri mu bigo bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Abikorera, abigenga ku giti cyabo ndetse n'ibigo bya leta nibwo amashuri azasubukurwa. NESA yongera kwibutsa ababyeyi bafite abana bashaka gutangira mu mashuri yisumbuye ndetse n'ayabanza kuba batangira kujya kwandikisha abanyeshuri ndetse ku kigo bazigaho. Ni mu gihe mu biciro cyangwa ibijyanye n'ibiciro kwishyura ku mashuri nta cyahindutseho, ibiciro biracyari bya bindi abantu bari bafite imbogamizi bavuga yuko ibiciro biziyongera cyangwa bizikuba. Ntago ibiciro byigize byiyongera, gusa hari imbogamizi zigize kubaho mu mwaka w'ibihumbi 2024 ubwo abanyeshuri ku ishuri barihaga amafaranga angana n'ibihumbi 20 y'amanyarwanda. Ubu ngo bakaba basigaye batanga 1000 ndetse ku mashuri bakabagaburira bakanarya. Bivuze ngo ni inkuru nziza ku banyeshuri mwakoze ikizamini cya leta, ni n'inkuru mbi ku banyeshuri mwakoze ikizamini cya leta. Abana babonye buruse za leta bahitiwemo amasegisiyo bikwiranye cyangwa bikwiranye nuko amanota yabo yari ameze. Ndaza kugaruka ku turere twatsinze cyangwa ku turere twatsindishije abanyeshuri benshi. Gusa mu mujyi wa Kigali, mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, mu bigo bya leta batsindishije abana bagera muri 5, mu gihe ibigo byikorera byatsindishije abana benshi. Bivuze ngo akarere ka Nyamagabe gatsindishije abanyeshuri, ndaza kukubwira umubare wabo, ariko bisobanuye yuko umujyi wa Kigali niwe watsindishije abanyeshuri bakeya, ni mu gihe intara zitandukanye arizo zatsindishije abanyeshuri benshi. Bivuze ngo mu mujyi wa Kigali impamvu ngo abanyeshuri batatsinze ni iyi ngiyi, ngo ubusanga insoresore zishoye mu ndaya, mu biyobyabwenge, ugasanga baje kwiga mu masaha ya saa 8 za nimugoroba, ndetse ugasanga abandi bagiye kwikinira umupira cyangwa abandi batorotse ibigo. Ni mu gihe mu nkengero z'umujyi cyangwa mu ntara abanyeshuri baba bari mu ishuri, igihe cyose baba bari kwiga bategereza amasaha yabo bakabona gutaha. Bavuga ngo mu mujyi wa Kigali ntago biba byoroshye, niyo mpamvu abanyeshuri batsindwa. Gusa ibigo byigenga byatsindishije abanyeshuri benshi kubera ko ibigo byigenga babishyuye amafaranga. Ntago umubyeyi yakwishyura miliyoni 3 ngo umunyeshuri yo kudatsinda. Urugero, impamvu nkubwe miliyoni 3, reba New Vision ndetse na New Vision na Riviera nibyo bigo bihenze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi bigo byigamo abanyeshuri batandukanye. Ibi bigo biba bifite amahame abiri. Iyo muri mu kigo muba muvuga icyongereza nta kinyarwanda kiba kirimo. Bivuze ngo iki kigo cyigisha neza cyane, ni intyoza, ndetse iki kigo nicyo cyahize abandi gutsindisha abanyeshuri benshi. Riviera, New Vision nibyo bigo byatsindishije abanyeshuri benshi kandi batsinda ku kigero cyiza, aho umunyeshuri watsinze yagize amanota 99%. Bivuze ngo yaburaga rimwe kugira ngo yuzuze 100%. Undi atsindira ku manota 88%, undi atsindira nawe ku manota 87%, undi atsindira ku manota 88%, undi atsindira ku manota 90%, undi atsindira ku manota 70%. Nta muntu wigize ujya hasi y'amanota 70 mu banyeshuri ibihumbi bisaga 15 byiga mwa bino bigo. Bivuze ngo ibi bigo bitsindisha abanyeshuri, ariko buri gihembwe bishyura miliyoni 3 z'amafaranga y'amanyarwanda. Bivuze ngo niyo mpamvu ibigo byikorera ku giti cyabo nibyo byatsindishije abanyeshuri benshi. Niyo mpamvu rero NESA yongera kukangurira abana, abarezi, abanyeshuri, abarimu, cyane cyane abarimu bagiye kwita kwa bano bana kugira imyitwarire myiza, imico myiza, indangagaciro babigisha. Ni incamake y'amakuru. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Igihe mugiye kubana nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Iri ni itangazo ryihutirwa, itangazo rya NESA rireba abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda. NESA yagaragaje yuko cyangwa yatangaje ko abanyeshuri bazatangira mu kwezi kwa cyenda ku itariki 8 amasaha ashyira saa moya, nibwo abanyeshuri bazatangira
bazatangira amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Bivuze ngo abanyeshuri bazatangira kugenda cyangwa bazatangira kujya mu bigo bigamo ku itariki zisanga 6 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'2025 kugira ngo ku itariki 8 abanyeshuri bazabe bageze mu bigo aho bigira kugira ngo batangire amasomo. Nese bongera kwibutsa abarezi, ndavuga abarimu, kwitwararika bakibungabunga cyangwa bakabungabunga abana uburyo ki bashyizwe igorora cyangwa babazaniye amasomo mashyashya, ibitabo bishyashya. Murabizi yuko mu mwaka w'2024 hariho ibitabo bijyanye na Bakame, imigani ngo kera habayeho. Ubu ngubu bazanye ibitabo bya 2020 bijyanye na viziyo, harimo icyongereza byandikishijwe cyangwa byanditse muri tekinoloji. Bikaba ari ibitabo ushobora kwiga cyangwa ushobora gufata uri umunyeshuri, bigatuma umenya indimi mu buryo ki butandukanye cyangwa mu buryo ki budasanzwe. Rero nese wongeye kwibutsa cyangwa ishimira ababyeyi b'abanyeshuri ko bitaye ku bana neza fresh, abana bakaba baratsinze examini. Nanone ni inkuru nziza ku banyeshuri mwakoze ikizamini cya leta no ku banyeshuri mutakoze ikizamini cya leta. Bivuze ngo yakoze ikizamini cya leta ukaba warahawe buruse ya leta, bivuze ngo tayari ubu ngubu amaze kureba uburyo ki ushobora cyangwa ubusegisiyo bashobora kuba baraguhitemo segisiyo ugomba kwiga, ariko iyo segisiyo utayishaka wemerewe kujya kuyihinduza. Bivuze ngo nurenza ku itariki zisanga 5 utarahinduza segisiyo bizaba byarangiye. Bivuze ngo uziga segisiyo bazaba baguhitiyemo n'ikigo bazaba baguhitiyemo. Bivuze ko 5 ba mbere bazahabwa buruse za leta bajya biga bahembwa, abandi 5 bakurikiraho bazahabwa buruse ariko ntibahembwe. Bivuze yuko buruse ziri ukubiri cyangwa ziri amoko menshi. Mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, mu wa gatanu abanyeshuri batsinze bahembwe laptop, abandi babahereza amakayi, abandi babaha amamashini, abandi babahereza ibindi bikoresho bitandukanye wakwifashisha wiga. Ndetse uwatsinze mu karere ka Nyarugenge n'umwe kwijana, ariko nago ndibo bigarukeho. Wakoze kukurikirana Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera. Narindi harikiye kubabwira ngo ko amashuri azatangira ku itariki 8 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'2025. Nibyo byari binzanye kwa zino kamera za Kidasamura TV Rwanda kugira ngo mbibabwire mwe mwitegura kare, mwe mugura ibikoresho by'abanyeshuri kugira ngo bazajye ku ishuri bameze neza cyangwa bafite ibikoresho byuzuye. Nongere kubibutsa amashuri azatangira ku itariki 9 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'2025. Wakoze gukurikirana Kidasamura TV Rwanda. Imana ikurinde, eguhezagire, eguhereze umugisha. Turabakunda, turabimusanzega, turabumvaga, turumvirizaga, turaryaga. No kuvuga ngo ni ibintu bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iteganyagihe, wasakega, ruraga, rabuga, ni ibintu bigiye bitandukanye. Ubu ngubu tugiye kuzajya twivugira amakuru mu bice bitandukanye bigize